bite se ubundi wa mwana kumanagura imodoka ntabigusabye ubundi witwa nde? Bose nitwa James. James ufite imyaka ingahe? Bose ufite imyaka 10. Aya se kandi James uri hano ute wacitse mu rugo wananiye ababyeyi bawe? James kandi iyo uza kuba uri mu rugo byari kuba ari byo byiza cyane sibyo? Bose ufite ibibazo byinshi ntabwo naze kuba ndi mu rugo, ahubwo mu rugo baranyirukanye papa kubita mama kubera ngewe kubera ko atambyaye niyo mpamvu ndi hano baranyirukanye. Nsubiyeyo bakica mama wanjye ndi gushaka ubuzima. Ndasubiyeyo ngiye gufasha mama nindamuka mbonye amafaranga nzamujyana ahantu heza. Oh la la James humura zaba umugabo ujye kureba mama sibyo? Humura kandi uzabigeraho dore uracyari mutoya uzabigeraho. Ese umva kwiga wabikunda? Nzabishobora ariko ubu ndashobora. Ndabibona James nakubazaga rwose. James akira bino mvuye kugura. James hano harimo juice ndetse harimo n'ibindi. Akira. Koze boss. Nawe urakoze. Sorry. Ini singuhaye hamwe. Wikwiruka se kandi James none se uwakujyana ku ishuri wabyemera? Ubu rwose nakwiga ariko numva nzaba doctor. Wow. Bavura abantu bababaye cyangwa nkaba umupolisi. Wow. Bafunga papa kubera yakundaga gukubita mama cyane. James oya ibyo ni bibi, ntabwo ugomba kuzakura ugira nabi nk'uko nawe wabikorewe sibyo? Icyiza ni ugukora neza. Ufite akazi kenshi ngaho ndagiye. None se nazongera kukubona gute? None se James reba byose ko nta na telefone ugira kandi ukaba utamenya aho mba, urabona twabonana gute? Okay, kwanza mbere ya byose ngaho ambara umupira. None se James reba byose ko nta na telefone ugira kandi ukaba utamenya aho mba, urabona twabonana gute? Yamaze bahambye namenya akazi ko koza imodoka. Uracyari mutoya ntabwo wemerewe kuza koza imodoka sibyo James? Yawe reka ngende, byari byiza guhura nawe. Oya wigenda basi umpe nimero zawe nzaguhamagara. Nibyo? Oh la la James zamamagara gute nta telefone ugira ko? Ni ukuri yime nzaguhamagara ntabwo nzabura uko muhamagara. Ndashaka uko mubona mama ukoresha telefone ye muhamagara. James kanze nguhe telefone zanjye. Gira telefone zanjye urumva uzampamagare nzakubwira aho nsanga hanyuma
tuvugane, nabonye uri umwana mwiza. James, ako gapapuro kabika kure, sibyo? Akira n'aya mafaranga, uzarebe ko ejo ushaka telefone hanyuma umpamagare, sibyo? Tuzavugana ngaho, bye, ngiye mu kazi. Amaye amafaranga. Ayayayaya, cyakoze abakire babaho neza. Ibi bintu bamaye mu gikarito harya babyita ngo ese ni juice. Sha umva, iyo nanga kuva mu rugo ntago mba ndi kunywa ibi bintu. Sha ntago nzasubira mu rugo. Uyu muhanda uraryoshye. Mana yanjye urakoze, mbona ibyo kurya. Ese amafaranga wajya kureba mama wayamuha karya nawe, gusa papa yahita anyica. Ariko mana, wabaye siko kiriya gipito gisigaye amafaranga. Ese n'inzu gisigaye kandi turaho tushonje narwo. Akose wabaye wabaye bandi tugiye tugihabye se. Tugenda aho So wakire siko bandi kiriya gipito bagihaye ibiceri n'ibiryo wakire. tugenda ahubwo tumwatana. Yewe mandi tumuraburi. Umukira bagusigiye igiporero se shakti. Zana n'amafaranga shakti. Uraza umukira bagusigiye ibintu. Uraza ibintu by'imikino we peti, wowe uzana ibintu byo kubwigira aha ngaha peti. Tumugera. Uraza ibintu byo kurengeza aha ngaha shakti, wibeshye isura ko pereka ko wibeshye. ariko se mama, ibi ni ibiki biri kumba? Ese nakoze iki koko? Basi se uriya muntu ndamubona gute? Mana yanjye, ese mama ndakura hehe ziriya nimero? Kuki ibi byose biri kumba kuri njyewe gusa? Ariko mama,